tabara abantu bawe, tabara abantu bawe, tabara abantu bawe, kuko benshi wabagiriye neza barangije baribagirwa. Warabatabaye urabazahura, bamwe bakura mu bukode, abandi urabarengera, wabaha amamodoka bagenderamo, ariko nibo ngo bari kugenda uko bashaka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kuko Uwiteka haragarutse ngaje kubabaza ya matranto yabahaye. Yewe mwarabaririmbye, Imana irambwira ngo babwire ngo nimugaruke. Ibyishingikirizo byose bigiye kugira gute, bigiye gukurwa, usigara utunzwe n'ikintu bita isengesho. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo yaravuze, yararanguruye, yemwe ariko ngo nta kugaruka. Bamwe mwabaswe no kwikinisha, abandi ubutinganyi bwarabafashe mutazi ngo bivuye he, abandi ubwicanyi bwo mu mutima bwarabafashe, abandi ni uguhora mugambana uko bukeye n'uko bwije. Ese yemwe nimugaruke, kuko Uwiteka araje kandi aje gusobanura ibintu byari bigize gute bitari bisobanutse. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore ikirere cyaratatswe, mwariye iby'imfubyi murabimaze, mwariye iby'abapfakazi murabimaze, mwariye iby'abakene murabimaze. Uwiteka araje. Izo nyubako mwarazubatse rwose zijya hejuru rwose ziba imiturirwa, ariko se Uwiteka araje, kandi Uwiteka naza nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Nimwumve uko Uwiteka avugana nawe, nta buye rigiye gusigara rigeretse ku rindi. Nibyo koko washaka ibikorohereza, ariko Uwiteka araje. Uri muri hesha amahoro mu mutima wawe, nawe ubwawe urabizi ko nta mahoro arimo, urabizi ko nta mahoro ufite, kuko aravuze ngo aje kubonana ati n'abantu, ati mwagiye mukuraho, ati nyama nagiye mbashyiraho. Niko Uwiteka avuze. Nane kutaya biene edra, haravuze ngo araje, aje kubabaza iyo nyama mwakuyeho. Niko Uwiteka avuze. Aje kubonana n'abantu, ati muzanyu, ati mwahinduye. Uwiteka araje, aje kubabaza uko yabaremye nuko mwabigenje. Ati dore Satani yazanye ubwenge bwinshi, amuzana ku bantu ba nane kutayo bienedra, abazanira ibyatuma bayoba kugira ngo ubuntu bwanjye bubaveho, ariko ntimwabyumva. Uwiteka ndaje nje kubarana namwe. Topiene tando ati cyambu kigiye kukwambutsa, Yorodani ntiyuzura, ko hagiye kwambuka mbarwa. Ibi bintu Imana yagiye ivugana namwe incuro nyinshi, igenda ibatuma abahanuzi batandukanye mu bitaho ngaho, ariko washatse ingingo igiye kukurengera. Mama yewe papa, shaka ingingo igiye kukurengera, igiye noye tando biene raya tuta ene esta, shaka ingingo igiye kukurengera. Topi ene tando biene raya. Imana irambwira ngo dore Satani afite ubwenge bwinshi, uratangira umwe kayinaji ngo kugira ngo inzoka ngo zicurame neza, kayinaji karaza kuvaho, utangire nyine ufate ako nyine ugenda uzamuka gutyo. Ngaho niho Satani arimo aragira ngo habazimirize igicaniro cyari kiri muri mwebwe, ngo ntabwo igicaniro kiri hano muri za sengero, ahubwo ngo ari muri mwebwe, hatuye muri mwebwe, hagendera muri mwebwe, hakorana namwe. Ngo none se ko ndamujyanywe nk'intama zigiye kubagwa kubera ikirero. No etando biene edra. Yemwe mwabantu mwatsi ngo mwe nongere mbagarukeho. Imana yambwiye ngo mwabagore mwe, mwabagabo mwe, yemwe mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwamaze gutandukana mu buryo bw'ibanga bikomeye. Ari imbaraga za gishitani, dayimoni yasabye izingo zanyu, yarabasabye, murabihiwe mu rukundo, mwamaze gutandukana. Cyakoze mu bantu urafatisha kosho ugende, uratse imodoka rwose muri kumwe mu nama runaka mwagiyemo, ariko tayari umwe arara mu cyumba cyiwe, undi arara mu cyumba cye, kandi mwarabavuga butumwa, ndetse muraririmbira mu makorari amwe. Ariko Segro haravuze Uwiteka ngo araje, ati kandi koko araje. Uwiteka aravuze ngo araje, aje gutwikurura. Niko Uwiteka avuze. Haravuze ngo dore, ati dore Uwiteka avuganye namwe, ati nimukureho inzitwazo ndetse
mwabonye n'ibitoya niko Uwiteka avuze nana kutayo bienedraya tutaye netando araje haje kwinjira mu mabotike haje kwinjira ati dore ati yemwe ati sengera mwazinduye ati nk'amabotike abantu ati bakoreramo ati ubucuruzi no etando bienedraya tutaye netaya Imana iraje nihangana gusa ariko Imana irambwira ngo mbabwira ngo ntago muzi ikirere muri gukiniramo ntago kikiri cya kindi hoya kuko ikirere mukiniramo cyamaze kwatakwa Imana irambwira ngo yemwe nimugaruke ku rufatiro irimo iravugana n'abatahajuru abavuga ko bazataha ijuru Imana ishimwe niba Imana yantumyeho Imana itugirire neza niba wumva ko uri umutahajuru umva buno butumwa ongera uhindukire ngiye ngo ibyo yabahaye ni mu birindi isengesho yemwe mwaba batahajuru yemwe abazi ko nubwo mwabonye nyine ariko ataranga bizarangirira ariko tuzahurira mu gihugu cyo mwijuru yemwe batahajuru we Imana yambwiye ngo ibyo mwahawe ni mu birindi isengesho Imana ishimwe Imana idutabare Imana yambwiye ngo dore abantu benshi nta kindi mwakoraga mwihutaga nyine mujya gutanga amaturo mu nsengero kandi uko ugiye uciye ku muturanyi wa buraye yaburaye rwose aburaye rimwe buraye kabiri ndetse banamusohoye mu nzu ariko uri murabyigana watse imodoka ugenda nyine kugira ngo babibone Imana yambwiye ngo amaturo yarameze gutyo ntago yagize yabona kuko waturaga kugira ngo bamenye ko ukomeye mu rusengero ntago waturaga bivuye ku mutima Imana yambwiye ngo nimwongere mushake ingingo igiye kugira gute igiye kubarengera ubwicura burindi ryateye kandi ryabundikira aho byakomereye byaje mu banje babandi bagereraga nanjye babandi batinyaga ijwi ryanjye nane kutaya bienedraya bamwe baje gucika imigongo bitewe nuko imbyaro zabo barimo barazirangiriza hasi nane kutaya bienedraya tutaye nesta ati dore ati mu murahamagarwa ati nimpinja niko Uwiteka avuze nane kutaya bienedraya tutaye nesta arababaza Uwiteka ngo se ninde wabahaye ubwo bwenge ati si bwenge ninjye Uwiteka ubahaye ati cyangwa n'ubwenge ati yewe bwaha ku isi topieneta ati ndi Imana ati zikugenderera abantu banje ati ndi Imana ati vugana n'abanje ati ariko dore mwaranyimuye ati musigaye ati mwumvira ndi majwi atari njye Uwiteka aravuze Uwiteka ngo yemwe ati nimugendane nanjye niko Uwiteka topienetando bienedraya tutaeneta itungurwa riraje buri wese asubizwe itungura riraje itungura riraje Imana iraje waratoranyijwe mu rwego runaka uratoranwa kugira ngo nyamara aba baturage bavugire neza yego abakristo bavugire neza ariko ni wowe uri muri abakinagaza itungurwa riraje umwami wakoreye kugira ngo aguhembe Imana ishimwe ndimo ndavugana n'umutahajuru uwo niwe ndi kuvugana nawe n'umutahajuru niba wumva ko wowe urakorera isi muzayigumamo ntabwo uri buze kumva buno butumwa ndimo ndagira gute ndimo ndavuga ariko niba ushaka guhindukira reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana se n'igishituka kwiteka Imana aho udoma kurikira ijambo ry'Imana kandi ukunda ibiganiro byose cya ku Musaraba TV ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose aho muhereye hose mu cyo bitandukanye hafi na kure amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo reka nizeye ko mwese muri amahoro muhumeka muko bazima kandi mushima Imana abari mu bitondo reka mbasuzire ngo igitondo cyiza gicamunsi cyiza umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho dukurikiye uherereye icyo nzi cyo nuko
mwese aho muhereye hose mbazirikana kandi nkomeza kubashimira bitewe n'urukundo mukomeze kugenda mutwereka mushyikira ibiganiro byacu kandi bibahindura ko icyo twifuza nuko abantu bumva ijambo ry'Imana ariko ntibaryumve gusa ahubwo iryo jambo ry'Imana rikanabahindura bakava mu byaha bakihana bakamenya ukuri. Yesu yaravuze ngo nibamenye ukuri niko kuzaba batura. Shimishwa n'ibyo ngibyo rero kandi mpamvu ndi hano kugira ngo abantu b'Imana bamuhinduke bakire agakiza, bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bazabone ubugingo buhoraho. Nicyo kingenza, nta kindi. Nimubona ndi hano nta cyo kingenza no kugira ngo mwakire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi bubohora. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claire, nishimiye kongera kubana nawe. Ni umukozi w'Imana, Imana igukoresha imirimo y'ubutwari muri no minsi. Daniel yavuze ngo bazimana bazakomera bamara gukomera bakore iby'ubutwari. Urose duteze amatwi ukimubona mujye munamusengera kugira ngo Imana imukomeze kugira ngo ibone uko imukoresha iby'ubutwari, kuko aho abandi baguye nawe yahagwa, aho abandi bacuguye nawe yahacugura kuko yambaye umubiri n'amaraso, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Claire, turagusenya kandi turakuzirikana, turagusuje mu izina rya Yesu kandi nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muraho neza Claire? Umeze neza? turaho turashima Kristo akomeje kutwimana no kutuzigama. Yego, niyo mpamvu wongeye kumbona. nende kuvuga ngo Claire ngo Imana ikumukoresha imirimo y'ubutwari muri no minsi, ariko kwa ryaje Daniel yavuze ngo bazimana nabo bazakomera bamara gukomera bakora iby'ubutwari, ariko mpita mbona yuko hari benshi babanze muri kino kibuga muri uyu murimo mu minsi mike baracogora bamera nk'abandi bose. Niyo mpamvu navugaga ngo umuntu wese ukikubona ukunda ijambo ry'Imana, ukunda iby'Imana kunyuzamo, nanjye ndimo, tukikubona tugate Imana komeza umwambike imbaraga, umurinde kugwa abandi baguye. Byo sengesho si byiza kare? Byiza cyane, irakomeza kandi birafasha. Yego, tugomba kuzamurana mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego, urumva rero ko tugukunda nyamara oya murankunda kandi mutegetswe no kunkunda mu izina rya Yesu. Ntago ari ni itegeko, mutegetse kunkunda nanjye kandi nkabakunda, kandi niko abana b'Imana bakagombye kumera. Twagombye gusengerana tukazamurana mu mbaraga z'umwuka wera. Aho ubonye runaka yateshutse ukamusengera, aho wabonye nateshutse ukansabira imbaraga. Haleluya. Niko n'ubundi kera byahozeho. Imana itugirire neza. Rero kunkunda Imana ibaha umugisha, nanjye Claire ndabakunda. Niyo mpamvu Yesu abyakizemo ibiryo bye akemera ko bitekerwa muri njyewe kugira ngo nzengire gutemba ibagaburire. Imana ishimwe. Kandi turi kubona inyungu z'uko abantu baragira gute, barimo barava bakagira gute bakaza. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo tubishimiye Uwiteka, ntago ari ku bwacu. Umwe niwe arimbye aravuga ngo aka gasura dufite ni Yesu. Aravuga ngo aya mahoro dufite kandi ni Kristo yagira gute uyaduhereza. Kunkunda rero ntago ari uko ari uburanga, suko ari ikindi cyubahiro, ahubwo niko Kristo agize gute ari muri njyewe. Imana ishimwe. Haleluya. Niko Kristo agendera muri njye, niko Kristo agikorana nanjye. Nyamara bitabaye ibyo Kristo atari kumwe nanjye, nepo wajya undeba ukajya mfata nk'igicamuye. Ariko turashimira Imana. Haleluya. Kristo arimo aragendana natwe, arimo arakora imirimo n'ibitangaza. Imana yo mwijire baho umugisha ku nkunda. Waruvuze ngo birakwiriye ko abakozi b'Imana mufata mu mwungu umwe. Hari ijambo wavuze ubushize, nawe nyirije kujya ndasikira ku mbuga abantu barisesengura kandi ko kugasanga kuko ni ikibazo. Hari akantu wavuze ngo abarozi bagenda bakishanga bagahuza inama, umugambi wo kuroga ntibarwanyane, bakahuza abantu b'abanyabyaha bakora ibyaha babihuriza hamwe, ntihagire usenya undi, ntihagire urwanya undi. Ariko uravuga ati ni kubera iki abakozi b'Imana, abantu b'Imana turi guhagara turwanya mugenzi wacu, urese agahagara ashaka intege nke za mugenzi we? Ndongera mbitekerezaho, ndeba n'ibiri muri no mihanda mu bakozi b'Imana, numva nongeye ngira agahinda. Nongeye ndabyibaza kubera iki abakozi b'Imana kugira ngo bungu bumwe basenyere umugozi umwe bakomeje. Yego, gasubiremo ndumva. Uzi impamvu abantu bo muri iyi minsi barimo barakeza abami babiri. Uri kumva neza? Arimo arashaka kugira ngo agaragare mu ishusho yo gukorera Imana, kandi nanone hari ariko ndongera mbivuga ari n'uwabonye yanditse muri commentaire avuga ngo abarozi. Ntabwo ndi kuvuga neza abarozi, ahubwo ari wabona abantu barozi bahuriye hamwe bakarwana bati wowe waroze runaka, ahubwo bahuza umutwe ngo uyu murokore cyangwa se umuruta umugabo w'igitero, bikabibanga ryabo nyirizina. Ariko umuntu w'Imana
arimo arabona gatoya Yesu hari ikintu akoze cyangwa se mu bintu nabwiwe n'Imana, agahita avuga ngo uko biri kose ndajya gushaka imbaraga nkeya za Claire yagize kirya gihe kugira ngo nze mukubite hasi n'abakurikiranaga ubutumwa bunyuze muri Claire ntiyongere kugira gute ntibongere kumukurikira. Amen. Ndagize ngo kubera iki aba bantu niba ujye ukurikirana uzareba umusinzi umucaho cyane Claire hariya mu nkoto njya nkunda kubasanga nafite n'igihumbi akambwira ati pastor ati wanguriye akantu nkamugira gute nkaba namugurira akantu nepo uri kumva neza yakamwora imwe kagatanga ko nkubwiza ukuri ibi bintu wabireka ukaza ukumva uburyohe bw'Imana ukaza ukumva ukuntu Yesu aruhura. Aho ngaho umaze kubona abantu batari bakeya baza kumva ibintu by'Imana kandi bamwe baraza bakagira gute bakafatirwa cyangwa se ugafata urugendo ukavuga ngo noneho ngewe ngiye kujya kubwiriza uyu muntu abizi ninda yarabicikirije. Uri kumva neza kuba birimo hari ubirimo atari uko nagize gute abikunze ari karande zo mu miryango zimukurura kugira ngo agire gute ajye muri buriya busambanyi. Uri kumva neza we wamubona ukagenda uvuga ngo toka Satani mu izina rya Yesu kandi wakagombye kumusanga ukamubwiriza ukamubwira amagambo meza ahumuriza. Haleluya. Uwo nawe yavaye kuko hari abandi Imana yagize gute yakuye mu busambanyi, hari abandi Imana yagize gute yakuye mu businzi, ariko uri murajyayo ukamucira urubanza. Wabona mwene so Imana imugiriye neza ugatangira gushaka intege nkeya aziwe kugira ngo umukubite hasi. Ariko nkubwiza ukuri niba abarozi bajya inama n'abapfumu bajya umugambi umwe bagahuza umutima, haleluya, barangiza ibyo bagiye gukora bakabihurizaho, ni gute abana b'Imana bari kwambikana ubusa? Ntabwo ndeka kugira gute kurivuga, ni gute bahagarara ku musozi? Ariko nanone Satani yibye abantu ugasanga umuntu agiye gusengera mu butayu runaka, agiye mu mazi, ajyanyeyo kamera, ajyanyeyo kwifotoreza. Iby'Imana babishyize hehe? Ibyariba babishyize ku mugaragaro. Niyo mpamvu rero n'ubundi barwanywa uko bukeye n'uko bwije. Byakagombye ko abantu bagira gute bahuza umutima. Imana ishimwe twajyaga dusenga igihe runaka tuvuga ngo twihereranye n'Imana, ariko abantu baravuga ngo bagiye kwiherera bakajyanaho kamera, bakajyanaho amatelefone agira gute ari gukamera, ugasanga ibintu byari byakagombye kubera mu ibanga, ugasanga niba hari ukuntu Imana izi kubebeza mubikamfata ikanshyira ku mugongo kambwira ngo mwana nyenda guhetse, mwana nyenda gukomeje, ariko uko ubivuga hari umupagani, hari wa wundi batatu dore abarokore baragize gute barasaze barayobye. Kubera iki? Hari ibintu mwashyize ku mugaragaro bitakagombye kugira gute kujya ku mugaragaro. Imana itugirire neza. Niba Imana yafashe ikambebeza ikambwira mwana wahuye n'ibikomere runaka ndaje nkomora inguma, hari uri hanze utagombye kugira gute kubona bino bintu kuko atabizi atanabisobanukiwe atazi uko Imana igira gute ivugane po. Amen. Ariko mwe mugiye hariya mu butayu mugiye gusenga, wowe uratangiye ujyanye telefone uri muri fata urafata amajwi n'iby'Imana imiragira gute irimo irakubwira, kandi ntabwo byari ngombwa ko bya bintu bigira gute bijya ku mugaragaro. Wa mwanzi wawe ukurwanya, wa wundi utishimira ko urya saa sita, wa wundi utishimira kuvuga ubutumwa abantu bakabohoka, aho ngaho arahitagira gute yurira. Ariko navuga muri rya jambo ngo nimureke twongere dusubire ku rufatiro. Sibyo? Twongere dusubire ku rufatiro kuko Uwiteka aje kugira gute aje guhemba ndetse no guhana. Kandi abari kubikora babikunze abo ngabo babikora nta zindi ndonke, babikora nta zindi nyungu, babikora nta bindi bararikiye. Haleluya. Bakamera nka Saduraka na Meshaka na Abednego bavuze ngo uko byagenda kose wa mwami we. Haleluya. Ntabwo tuzubararira iki kigirwamana cyawe, iki kintu cyawe wabaje, ntabwo tuzacyubararira. Haleluya. Bakavuga ngo nubwo aka kanya itadukiza, nubwo batujugunya muri ratanura ry'umuriro. Haleluya. Imana itugirire neza. Abo barahari ba Saduraka bakivugira Imana mu kuri no mu mwuka, nubwo mubona ibintu bikomeje kugorana, ariko mbabwiza ukuri. Haleluya. Uwiteka z'abantu be. Imana itugirire neza. Yego. None murakora uyu murimo w'Imana gute mugiye muri kuvuga ati mwene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo gato cyane n'indangane uranshyira hanze, muririnda bisi mwinde n'abakozi b'Imana, murabo gute muri ubu bwami bwe muri umurimo w'Imana Imana bahamagariye? Ko iki kibazo ndi kugira nepo reka nkubwire
nta kubirira ko tuzahura nabo ahubwo ni ugusaba ubwenge bw'Imana ubwenge mvajoro kuko ubwenge bwo mu isi bwagize gute bwaragwiriye kandi uko abantu bufite haleluya niko umuntu ashaka kuza ngo ndaje sengera runaka ariko ntagaje gusenga ahubwo hari ibimuzanye ariko uko biri kose haleluya no mu ntore Yesu aracyagira gute yewe aracyari gutoranya ntago tuzabirina twababwira ubutumwa bw'Imana ariko Uwiteka ntago ubwenge uramenya uko uvugana n'uwo muntu uramenya uko ujya kumubwira ahantu ntuye nigize guhura n'akabazo igihe kimwe bandogera umwana wari umaze amezi 7 kandi barozwe na bene data dukorana umurimo umwana ndamushingura uri kumva neza nepo mu kumushingura Imana irangije irambwira ngo genda umvugire uri kumva neza ibaze hahandi nzi bya bindi bya mbereho iramu ubutumwa irambira ngo genda ubabwire ndagenda arabwirije ndanahanura kubera iki nepo abapfa barahari pe icyambere barahari ariko nanone kandi n'abandi bari gukomeza mu buryo bw'umwuka na wese ari gukomeza nabo barahari uri kumva neza uwo yaragiye uzi byakurikiyeho wari wabona umuntu aza kandi ari mwene so musangiye umurimo akaziba ngo ni uburangare kandi ari muri babandi bakoze bya bindi ni wa mudiyakoni mwicaranye ku ntebe ni wa wundi wakwakiye kugira ngo aguce intege rero nkubwize ukuri nepo kare ntabwo nzacibwa intege n'amagambo oya niba se umwana wanjye naramushyinguye kandi inzo babikoze uzi kuvuga ngo ugiye gusabira umuntu Imana imuzeho ahubwo ugasaba gushima icyo kintu wowe urakizi none ngo waje ngo uramvuga umvuze ute iki kigiye kuca intege n'igiki ese ubundi kuki abantu bashaka kuba mu mahoro neza nepo niba Yesu yarakoze ibitangaza yarazuye umwana wo kwa Yayiro ariko abantu bajya basoma ijambo ry'Imana yaragiye akazura Lazaro yaramaze iminsi 4 mu uri kumva neza Yesu agakora ibitangaza babireba babuze kumuhinduka baramuhindutse haleluya nibyo twigiye ku birenge bizabatubanjirije ntabwo turabasha kugira ngo Satani atagira gute atarasimya ahubwo ikibazo ni wa wundi bavuga nakajya kuvuga hari umubyeyi njya nkunda cyane Pastor Mutesi Imana igikomeza imundindire kandi igikomeza imuhundagazeho imigisha amen igikomeza hajya mu byanyuramo Imana igikomeza igira gute uburinzi bumubonekeho Imana ishimwe yaravuze ngo nta mpamvu yo kujya kwisobanura kuko iyo wisobanura urisobanya nepo uri kumva neza ikigiye kwicara kuba kuvuga nawe ugahita ujya kuvuga ahubwo ongera wegera Imana hari ubutumwa natanze bw'umumama wita Grace ntago muzi nepo ntago muzi pe ntago muzi uri kumva wafashwe gucyo yewe harimo abantu bavuze ngo none se mama nguramushyigikiye baravuze ngo kuki ushyigikiye ko umugore atwara umugabo w'abandi niko bavuze nyine niko bavuze ariko ntago nari impanuye ngo cyase ntago nari mvuze ngo Grace nakomeza agire gute atwara uyu mugabo erega burya mu gutuza no gusenga uzi ko Imana ikungura mu bundi bwenge iyo ubaye maso ugasenga ukambara imbaraga hari ikintu birashoboka kwenda ntago mbizi Grace ntago nzi imitambukire sinzi imyicare sinzi mpagara ku Imana yambwiye icyo cyonyine niba Imana imbwiye ngo bwira uyu muntu yambara imbaraga uri kumva neza hari impamvu Imana ibivuze ngo uyu muntu agire gute yambara imbaraga nase ugira ngo amahangaha nta kintu yakuyemo nta kigisho yakuyemo nipo yagikuyemo birashobora ko yahise agira ubwenge batiro no uyu mugabo nuw'abandi ariko atagiye kwiteza abantu ariko iyo ajya gusakuza akajya guhangana runaka wari wazamutse na runaka kamera zateye abavuga bavuze ugira ngo hano ntabwo ariko handagarira ariko hariya mu guceceka no mu gusenga Imana irazekuramo igitangaza ikaguhereza ubwenge kandi ikakwereka inzira wakagombye kugira gute nepo wakagombye kunyuramo Imana ishimwe haleluya haleluya Imana ifite ukuntu izika kugira gute ikakurindira muri byabi niba wacecetse ukagendana n'Imana ukabana n'Imana birashoboka ko birabyari bije ari kugira ngo yige uri kumva neza kugira ngo atongera kwizera umuntu kandi ibi bintu buri munsi nkunda kubivuga nambona Yesu amaye gukundwaho gatoya nkahita ntangira kubizanira mu bwibone gute se hari ibigabo by'ibigoryi byiyambitse ishusho yo kugira gute yo guhanura hari ibigabo by'ibigoryi byiyambitse ishusho yo kuvuga Imana yo gufasha akagufasha ariko adashaka kugira ngo agufashe ahubwo agira ngo akogoshe n'ibigore by'ibintu nabyo birahari n'ibyo bigore bizi gutereka amaso Imana ibone ntabwo ndi gutuka
n'abakobwa barahari n'abakobwa barahari n'abasore barahari bazi kuvuga Bibiliya neza bakayinonoso. Uri kumva neza wamuna ati dore umuntu w'Imana. Uzi Samusoni kugira ngo yogoshwe. Haleluya. Nuko uyu mugore Dalila yaje yambitse ishusho y'isura nziza y'akaribi keza. Haleluya. Kandi uyu Samusoni Imana itugirira neza. Imana rero abwiye amagambo ababyewe ngo ngiye kubaho umwana w'umunaziri ntazogoshwe, ariko umugore amutumwaho. Ugira ngo ntago bahari babaze mwebwe ngo muravuga Imana neza barahari. Ku bagore barahari, ku bagabo barahari. Haleluya. Ariko iyo ugize ubwenge bw'Imana nta cyakogosha umusatsi. Imana itugirire neza. Ngo arangije aramushukashuka habwa ngo ariko se Samusoni imbaraga uzikura he za kwirinda? Umugore mwiza mwahura kuki utamurariki? Izo mbaraga uzikura he? Rimwe akajya mubeshya akamushuka burya tayari yuzakora amabi utangira ubeshya ku kantu gatoya. Iyo wabeshye Satani arongera akazana kandi ukongera ukabeshya ku kantu gatoya. Haleluya. Uko niko ari gukwegera itsata burenge. Ukongera ukazana kandi niko Satani arimo arakubona. Haleluya. Imana idukomeze bavuga butumwa. Imana iduhagaraho mwabagabo mwe. Imana ibahagaraho mwabadamu mwe. Imana ibahagaraho mwabashumba mwe. Kuko hari babiyambitse uruhu rw'intama ariko nyamara imbere ari ibirura kugira ngo bakugushe. None se ugira ngo we ntiyari afite icyo yakavuze nasa Imana yari imukuye ntabwo ariho hari yakomeye. Ariko nyine Satani yinjirira mu mugabo mubi aza yiyambitse ishusho yo kubwiriza neza. Imana idutabare rero aho ngaho nyine ndacyako garase mu guceceka no kwambara imbaraga hari igisubizo kizima kandi yagize gute yakuyemo. Hanyuma yo guceceka natagiba amaso. Haleluya. Nubundi byogosha bigize gute birahari. Ariko nahagarana n'Imana. Imana ishimwe uwo yaje. Ese ubundi umuntu ufite abana barenze 10 na bangahe ubundi ngo yakumarira iki? Erega hari igihe umuntu azenguruka ubutaka bubarira ngo nepo. Umuntu akaza avuga ngo noneho ngiye ndaza nguhahe, ahubwo ibyo guhahiye akaba ari bikujugunya. Samusoni aragenda abwira Dalila, noneho Dalila aramwoka amutekera neza. Amazi arayategura arayashyushya aramukandakanda. Hangije aramubaza bati ako si uyu muntu n'ubundi nta kibazo. Amubwiraho intege nkeya nyine umwogosha uko byagenda. Aramubwira ati imbaraga zanjye ziva hehe mu musatsi? Imbaraga zanjye ziva mu kwinira no guca bugufi no kubana n'Uwiteka. Naho aramurangije. Imana idutabara kugira ngo abaturangiza bari kure yacu bari hafi yacu bayidutubana nabo. Abaturangiza turasangira. Ngi umuntu wandangije anyicira umwana yari umuntu wanjye nepo. Ushobora kuza mu rugo mu bantu duturanye karitsi ati krendaje unsenge njye nkasenga nkanuye gutya nkavuga nti data wa twese uri mu ijuru. Kubera narahumirije cyangwa se haraho nagiye tsanga ibyo nari nteguye banazemo uburozi ndazanogera kandi ngaburira umwana wanjye. Sibye ko igihe cyageze uko byagenda kose ntago cyagira gute ntago cyagusiga. Rero dushimye Imana ikiduhagaritse. Haleluya. Bivuze iki? Hari ahantu ngo icirira umapahuro nepo. Hari abari bamugirira neza baramwakira. Haleluya. Bamugirira neza ariko ngo iciri barakumuruma gatoya nibo bahindukiye. Imana ishimwe. Rero batwica turi kumwe turanagenda ndetse turanasangira turabana mu buzima bwa buri munsi. Icyo kigano ntago ari cyo narinzanye nikora ari ibitewe n'ibyo warumbajije. Rero navuga ngo buri muntu wese yake ubwenge mvajo. Urakoze cyane. Ibyo nibyo uri gusaba tubigene ibyo ntubaje ariko watubwiye ati Imana irangije intuma yo gukora kuvuga ubutumwa. Ni gute izo mbaraga uzivana kubana n'umuntu ugukomekeje kandi ukakomeza ukamubwira Yesu kandi uzi yuko arimo akugenza? Izo mbaraga z'umutima uzivana hehe zo kubana no gukomerekeje mu murimo w'Imana? Nepo nta imbaraga zikura sibye ko Uwiteka. Ibintu byose ntugibona bantu bagucaneho umuriro ugifata nk'ibintu bidahari. Ahubwo ubwira Imana ngo Mana ngarukaho. Mbana nanjye mpereza izi mbaraga. Nepo wari wabona aho umuntu aza yihinduye ipusi kandi ari umuntu muzima? Ibyo ni ibintu nge kere nabanye nabyo. Aho
yakodeshaga umukecuru aza yihinduye ipusi. Uri kumva ibyo bintu mbibana nabyo nepo kandi nza kubimenya. Mugabo wanjye afata rakireta kubite yari yaruza bucya mu gitondo wa mukecuru acumbagira. Ibyo ni ibintu kerere nabanye nabo kandi sinari hakongera kugira gute kubana nabo. Nta handi zimbaraga ziva ni mu gusenga kandi byose kwifata nkaho bitagize gute bitari uko biri kose nepo iki Imana yanditse yaracyanditse kuri wowe. Abantu nibirinde Satani nimara bategera mu matiku ngo hariya ngo haje umuntu ngo arimo arasebya kirere. Iyo ni ingabo ya Satani. Ntago runakurerika kwanga hoya ahubwo ni dayimoni wagize gute wamuziba kugiraga kumare imbaraga wari wifitiye. Wirwana nawe Imana ishimwe bivuze ikirere. Hari uko Uwiteka hamagara abantu bitandukanye. Uko yahamagaye Siteri ntago ari kuhamagaye Doroka. Imana iduhamagara mu buryo bugize gute bugiye butandukanye. Cyo koze ndagusaba wowe uri gukorera Imana, wowe uri kuvugira Imana, wowe Imana irimo iracisha ibyaha. Irinde kujya mu matiku uhagarare neza. Haleluya. Uko bibya ngo baraterana ariko ntago ari Uwiteka uzabugize gute uzawubateranye. Imana itugirire neza. Bivuze ikirere wijya guterana n'aba ngaba magambo kuko ni dayimoni bazanye. Wari wabonaho uvuga ibintu byakuri bikabi gasohora ariko abantu wabihanuriye cyangwa wavuze akaba ari bakugendaho kubera iki? Ni umwuka wa gishitani waje kugira ngo abana b'Imana bahure muri jagari. Ariko ndashima Imana. Haleluya. Imana iza abantu bayo uko byagenda kose. Imana iratuzi kandi Imana igize gute ituza amazina. Imana ishimwe. Haleluya. Yaravuze ngo nubwo byagenda gute hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira baya. N'ibyo birindwi wabamo, n'ibyo birindwi nabamo. Icyambere uhagaze ute? Icyambere ugiye kugenda gute? Hari umubyeyi nakunze cyane. Uriya mama Asi wigize ubona ajya guterana asubiza abari bagiye bagenda bavuga ibyo bashaka ahubwo yaratuje arasenga. Abanyabwenge rero mwakagombye kugira gute gusenga. Kandi nepo ikigiye kwica abantu ni kantu badafite abantu babayobora cyangwa se babakuza mu buryo bwo mu mwuka. Aho kugira ngo badukuze ahubwo nibo bashaka kutwambura ba nibo bashaka kutumbera kutumenera amavuta. Ariko iyo bamaze gusobanukirwa Imana ishimwe. Imana igerana natwe kandi iradukomeza. Imana ishimwe. Amen. Turi kwira ku mukanya tugiye gutanga ikiganiro cyacu. Ndi kwibaza Claire aya masengesho ubundi mugiye gukorera mu butayu mwajyanye ma telefone muri kwikamera muri mu mazi mwikamera n'amakamera amasengesho ko Nyakimanga aya masengesho afite umusara afite akaye kamaro amari ikimana. Nepo nkubwiza ukuri bure boraje kubyica ibintu byose. Ibintu babyarangize kugira gute egupfa. Urugero wenda nkuko Imana intumye hari abantu twebwe wenda urabona uyu mukwabo warabaye wo gufunga isengero ibintu twari tubibonye. Harimo abantu babayeho no gufungurirwa isengero bo rwose nta nibibaho. Nikumva neza bivuze ikirero niba Imana intumye ati Claire genda umbwira ubwoko bwanjye ifite impamvu intumye kuri rasi yose. Uri kumva neza njye Claire noneho ngiye kwiherera n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe ariko ngiye kubishyira ku mugaragaro. Aho ngo bari nk'abandi mbena bahagaraga mu mayira abiri bakirabika kugira ngo bamenye ko ari abasenzi. Aho ngaho bamaze kugira gute kukica. Imana idutabare. Amen. Imana idutabare. Niyo ngo dukeneye izindi baraga cyangwa dukeneye ubwenge mvajoro. Ubwo Satani wemanuye izindi baraga cyangwa se yamanuye abantu bazi ubwenge bazi gukoresha ikoranabuhanga bazi kubigenzura neza. Dukeneye haleluya imbaraga cyangwa se dukeneye ubwenge bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Imana butaga mu izina rya Yesu. Reka tugushimire Claire, reka tugushimire tugusabe naho usenga Imana mbere ko tugezaho ubutumwa Imana yagoye kugira ngo ugeze ku bantu b'Imana. Ni karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru. Urera kandi urakiranuka. Icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira. Kwarurikirana isahani kuri. Asante. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngewe Claire mbere na mbere mbanje guca bugufi. Unyeze. Haleluya. Amaraso wameneye ku musaraba igorogota ambonekeho. Mu izina rya Yesu numara kunzaho bundi bushasha kubw'ubutumwa umpaye kubw'amagambo umpaye
kugira ngo mereze abari baguye umwuma. Haleluya. Nabo kandi ubagereho igitinyiro n'ubwiza bwawe bugaragare kuri bo. Kandi mwami Imana unyemerere abari babuze uko babigenza ugenda ubagereho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mindurwe mushyashya imbere yawe ndetse n'imbere y'abantu bagiye gutega amatwi. Kandi n'iki kinyamakuru turi gucaho mu izina rya Yesu umushyigikire, imbaraga z'umwuka wera zigote, mwuka wera w'Imana nene kutaya BN Edraya hakora imirimo. Haleluya. Uwo niwe turaritse kano kanya twa tubure nk'abantu, ahubwo hagari hagati muri twebwe ubutumwa duhaye bugira umumaro mu gihe kije. Ndetse mwami Imana nicyo twicayemo aka kanya turagushimye kutangiranye natwe kandi ukaza gusozanya natwe. Mbisabye nizeye izina rya Yesu. Amen. 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 Nikaribu. Yego. Mbere na mbere shimye Imana. Rimwe narimbye aravuga ngo Imana niyo buhungiro bwanjye, ni inkomezi yanjye. Inkomezi zanje. Yego. Umufasha utabona. Yego. Rero bivuze iki? Shimye Imana ko ngiye kwemera nkaboneka kwiyi kamera. Birashoboka ko ntari kagumbye kugira gute kuboneka. Imana ihabwe icyubahiro. Mbere na mbere Imana yampaye ubutumwa ngo mbwire abantu. Haleluya. Satani afite ubwenge bwishi muri iyi minsi ya none. Arimo araza kugira ngo akubita ahantu abantu hasi, kugira ngo umuntu Imana yacagamo cyangwa se umurongo Kristo yanyuragamo kugira ngo aburire abantu b'Imana, kugira ngo basigare bacanganyukiwe. Izo ni imbaraga za gishitani zirimo ziragenda zigira gute zikora. Imana ishimwe. Niba runaka yacagamo ibintu by'Imana kugira ngo bigire gute agenda kamuke anamuke, Imana irambwira ngo mbwira abantu bambara imbaraga bagire gute basenge. Inyereka abantu b'abanyamasezerano baboshe cyangwa se bafite ukuntu babayeho. Hari ukuntu batatswe, amagambo araje akabara baboshe, uburozi buraje bukabura baroshe, ibintu byinshi byagiye bibaboha. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ese ko yari igiye kugira ngo ibahereze, uraza gufata ute kandi uboshe? Uraza kwakira ute? Wabaye igihe kinini mu butayu, wabaye igihe kinini mu gisuzuguriro, wabaye igihe kinini nyamara nta rw'inyagamburiro, ariko bitewe n'ibirundo bagiye bakurundaho. Kandi cyari igihe Uwiteka yarazanye kugira ngo agire gute aguhereze wa mukobwa we, ariko uraboshe, ubaheshejwe n'amagambo bakuvuze, ubaheshejwe n'ibintu by'izingo kandi wari umunyamasezerano. Haleluya. Amen. Hari Imana rero agize gute yari yarakuvuzeho ngeje kuvugana n'abatahajuru. Imana ishimwe. Ariko bitewe n'igihe cyangwa se igihe umariye mu butayu, n'igihe umariye mu gihe kisa nk'uruzerero. Haleluya. Ucitse intege kandi Uwiteka yarazanye kugira ngo uraza kwakira gute kandi hari ibigize gute ibibashya amaboko, ibibashya amaguru, bibashya umutima. Imana yambwiye ngo nimwongere mwegere Imana ibabohore, kuko ni igihe cyo kugira ngo Uwiteka agire gute abagaruke nk'abaherezi. Imana ishimwe. Haleluya. Na etaya BN Edraya tuta ene etango. Imana yambwiye ngo kugira ngo mwakire muri gutinda kuba ari kubasebya, muri gutinda kuri bya bindi nyine muri kugenda mwumva. Imana irambwira ngo kandi babwira kugira ngo mwongere imbaraga mugire gute musenge. Imana irambwira ngo mbese ugira ngo yakwibagirwa isezerano, ngo ntabwo yakwibagirwa ikintu yagize gute yavuganye namwe, kuko ngo ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ifite urukundo rwinshi ku bantu bayirindiriye. Ndimo ndavugana nawe mutahajuru we. Imana ishimwe. No etaya BN Edra tuta ene eta ngikirara muhagazemo nubwo cyagize gute cyagoswe. Harakenewe amasengesho yawe, harakeneye imbaraga z'amasengesho. Imana irashaka ijwi ryawe ryonyine ngo wajya guririra ukaririra igihugu, ukaririra itorero, ukaririra ariko wamaze gucika intege, wamaze kurambika. Kandi Uwiteka yaraje kugira ngo aguhereze bya bindi yagusezeranyije. Ngo ariko nawe ngo uri mu gahuge, mbene uhagararanye n'abandi barimo baravuza induru, nawe uri muravuza induru. No etaya BN Edraya tuta ene eta ngegera Imana ikubohore, ikubohore iyo minyururu. Ngikubohore kuko nigijya gukura mu butayu. Ariko se iragusanga mu bwo buzima budafite icyerekezo,
iragusanga n'ubwo bubohe satani yamaze kubohesha ayo magambo bakuvuga kuguca intege nawe bikagenda bikakuboha nyine bikakuzitira. Imana yambwiye ngo wongera ugaruke wongera uririre bene wanyu kuko ari igihe Uwiteka aje kugira gute aje gukorana nawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itugirire neza ngo nta kindi nizangano zuzuye muri wowe bitewe n'ibintu wanyuze nabyo wahuye nabyo nta gukizera abantu bitewe n'ibikomere bitewe n'ibyo wahuye nabyo ngo kandi n'igihe cyo kugira ngo wakire n'igihe cyo kugira ngo Uwiteka kugereho aguhe kurabagirana mu maso yawe. Ni gute ugiye kurabagirana rero? Ni gute ugiye kwakira? Haleluya. Ongera ukubite hasi ivi. Imana ishimwe. Ufite kwitotomba urimo uravuga ngo Uwiteka yarakwibagiwe. Ntabwo Uwiteka yakwibagiwe mama, ntabwo Uwiteka yakwibagiwe. Yewe mu papa, ntabwo Uwiteka yakwibagiwe. Yewe munyamasengesho, ntabwo yigiza kwibagirwa, ntabwo yagusize Uwiteka. Ni Imana ikigufitiye ineza, iracyafite urukundo ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nubwo satani warimo aragenda higa umutahajuru wese ahari kugira ngo amuce intege, kugira ngo agende amuce intege kugira ngo atongera akuburira ubwoko bw'Imana. Imana yambwiye ngo ngera wubure, wongera wubure, ngurangurure, wongera uvuge kuko ari Uwiteka uje gutabara. Ngo kandi koko ngaje kuguhemba, aje kugusubiza. Ngo ni kuki satani yuzuye araza gutera ubwora kubwira ngo burya babandi baravangiwe kandi nawe hari ibyo warose, hari ibyo nawe wabwiwe. Niki Imana igire gute? Imana igutabara. Ngo wajya kugira amayerekwa, wajya kuvugana n'Imana ikagusura mu nzozi, ariko ibintu byamaze kugira gute? Byamaze gukama. Yego. Ngo ngere usubire ku rufatiro. Imana ishimwe. No etando bene edraya tuta ene estai. Imana irambwira ngo reka kwibyo ngibyo kuko Uwiteka niwe nyir'umurimo. Araje kandi koko araje kandi ngo agiye kuhagera bigiye kumenyekana ko ari we gutumye kandi ari we guhamagaye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Uwiteka arongera arambwira ngo ariko Mana we tabara abantu, tabara abantu bawe, tabara abantu bawe, tabara abantu bawe kuko benshi wabagiriye neza barangije baribagirwa. Warabatabaye urabazahura, bamwe bakura mu bukode, abandi urabarengera wabaha amamodoka bagenderamo, ariko nibo ngo bari kugenda uko bashaka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko Uwiteka aragarutse ngaje kubabaza ya matranto yabahaye. Yewe mwarabaririmbye, mwarabaririmbye ariko wiyambuye uburirimbyi ujya mu by'isi rwose bigenda neza. Urafata ibintu biremera iguha igikundiro, ariko nyamara urangije uribagirwa. Imana itugirire neza. Nana kutaya bene ebraya ujya muri komedi ibintu biraryoha, Imana iragushyigikira iguha igikundiro, ariko urangije ureka ya mikoro wajya kuvugira muvuga iby'Imana urayirambika. Iby'isi biragutwara cyane, ariko nyamara hari Uwiteka yarakujyanyeyo kugira ngo no muri hariya nyine uvugireyo ubutumwa. None wamaze kugira gute? Wamaze kwibagirwa. Imana idutabare. Imana idutabare. Imana irongera inyereka abantu bari mu kibaya nta kindi barimo, bamurazira muri cya kibaya. Ni kwa kundi mu bucuruzi bwawe ucuruza ariko ukabura inyungu, ugahora wizengurukaho. Uhora mwubwo butayu, uhora amaho mw'icyo kibaya nyine, nta no gukubita ivi hasi ngo wongere usenge ya Mana yaguhaye bya bintu, ahubwo uri mu maganya, uri mu kwizengurukaho, uri muri abantu mbe n'imyizano uri murayikata, kandi ibyo wahawe n'Imana wakagombye kubirindisha iki? Isengesho. Nana kutaya bene edra. Imana irambwira ngo niki cyatumye muhora mw'icyo kibaya. Ese ngahantu wakuye ibyo bintu? Ese aho wakuye abo bana? Ese aho wakuye ayo masezerano ni hehe? Ntago ari ku karago, ntago ari ku karago. Ndimo ndakubaza nanjye ngira gute? Nanjye nibwira ntago ari ku karago ngo wakuye ayo masezerano. Imana itugirire neza. Ese urakibuka gupfukama imbere y'igitanda kangahe? Ahubwo bamwe mwamaze kwibwa, mwaribwe, umucyo waragiye, ahubwo n'umwijima, nubwo ahubwo busigaye ubatera gusa. Uragenda ijoro ukumva uratangirwa, wazinduka ugiye ukumva nyine baraza kugutangira. Kubera iki? Wa mucyo wakumurikiraga ntawe ukiri muri wowe, nukuza ugahita kwikubita ku gitanda, nta no kuvuga Mwami Yesu. Nuko nguko ngo abantu basigaye babayeho, Satani bashyize mu icura buri nicyo cyiciro, maze impuha zahagera nawe impuha bakagira gute? Bakama bambere.
imana ibatabare, imana ibatabare, nane kutaya bienedra, imana ibatabare. Nimugaruke ku rufatiro, niho imana irimo iragira gute, irimo irabashaka. Nimugaruke, nimugaruke, ngibyo imana yabahaye, nimubirindisha isengesho. Nta kindi wajya gukora amasengesho y'iminsi 3, ariko nyamara ibyo ngibyo bikubisa aho ngaho tu warabyibagiwe. Nta kindi cyagutashye n'icura burindi. Imana irambwira ngo babwire ngo nimugaruke, nimugaruke, nimugaruke. Ibyishingikirizo byose bigiye kugira gute, bigiye gukurwa, usigara utunzwe n'ikintu bita isengesho. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo yaravuze, yararanguruye, yemwe yemwe, ariko ngo nta kugaruka. Bamwe mwabaswe no kwikinisha, abandi ubutinganyi bwarabafashe mutazi ngo bivuye he, abandi ubwicanyi bwo mu mutima bwarabafashe, abandi nuguhora mugambana uko bukeye nuko bwije. Ese yemwe yemwe, nimugaruke kuko Uwiteka araje kandi aje gusobanura ibintu byari bigize gute, bitari bisobanutse. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore ikirere cyaratatswe n'imbaraga z'umwijima, n'imbaraga z'umwijima. Yemwe irambwira ngo mbwira abantu, dore imbaraga zari mnatu ko ziri gukora. Uraba wagendaga uri muzima ukumva ikintu cy'igihu kirakubise gihereye mu mutwe, ukumva utaye ubwe, aho ngaho ngo uba waragize gute, waratangiye waratatswe. Imana irambwira ngo nimugaruke ku rufatiro, ngo niwibuke ahantu wajya guhurira n'Uwiteka, hahandi yewe musore, hahandi mugabo, ubundi ngo ni bizagenze bite. Imana idutabare. Ne etaya biene egraya tuta ene etandu. Watangiye kwambara ibigeze hejuru y'amavi, kandi nyamara ntago ariko kuntu wahamagara ngo ugiye gukubita muduhoziyana ngo kugira agasatsi ngo koroheye. Ntago ari uko wahamagawe. Aho ngaho munyamasezerano, munyamasengesho warahategewe, ariko ntiwamenya ngo watakiwe he. Imana irambwira ngo dore Satani afite ubwenge bwinshi. Uratangira umwe kayinaji ngo kugira ngo inzoka ngo zicurame neza. Kayinaji karaza kuvaho, utangire nyine ufate ka ako nyine ugenda uzamuka gutyo. Ngaho niho Satani arimo aragira ngo habazimirize igicaniro cyari kiri muri mwebwe. Ngo ntabwo igicaniro kiri hano muri za sengero, ahubwo ngo ari muri mwebwe, hatuye muri mwebwe, hagendera muri mwebwe, hakorana namwe. Ngo none se ko ndamujyanywe nk'intama zigiye kubagwa kubera ikirero. No etango biene edra tuta ene esta. Nuyoborwa se nyine udafite nyine uza kugukebura, urumva ibintu bigiye kugenda bite. Imana yambwiye ngo yemwe nimugaruke, nimugaruke, nimugaruke. Washatse utazi kuzabyara nawe neza, muganga yaranditse neza kubwira ngo kubyara wapi. Imana irangije guha kubyara, urangije nyine ubikubitaho ngaho nyine amena, kuko yaguhaye kubyara. Ariko babana ntiwabarindisha isengesho, kandi biri kubahiga birahari, kandi birakomeye. Imana yambwiye ngo ibyo yabahaye ni mu birindisha isengesho. Yemwe mwaba batahajuru, yemwe batahajuru, yemwe abazi ko nubwo mwabonye nyine ariko taranga bizarangirira, ariko tuzahurira mu gihugu cyo mwijuru. Yemwe batahajuru we, Imana yambwiye ngo ibyo mwahawe ni mu birindisha isengesho. Imana ishimwe, Imana idutabare. Imana yambwiye ngo dore abantu benshi nta kindi mwakoraga, mwihutaga nyine mujya gutanga amaturo mu rusengero, kandi uko ugiye uciye ku muturanyi wa buraye, yaburaye rwose, haburaye rimwe buraye kabiri, ndetse banamusohoye mu nzu, ariko uri murabyigana watse imodoka ugenda nyine kugira ngo babibone. Imana yambwiye ngo amaturo yarameze gutyo ntago yagize yabona, kuko waturaga kugira ngo bamenye ko ukomeye mu rusengero, ntago waturaga bivuye ku mutima. Imana yambwiye ngo nimwongere mushake ingingo igiye kugira gute, igiye kubarengera, igiye kubarengera, igiye kubarengera, igiye kubarengera. Ubwicura burindi ryateye kandi ryabundikiye umuntu wari we, ngo nimwishakire ingingo, igiye kubarengera. Yego, igiye kubarengera. Nta yindi y'ingingo, nta yindi y'ingingo. Yewe washatse icyambu kigiye kukwambutsa, Yorodani ntiyuzura, ko hagiye kwambuka mbarwa. Ibi bintu Imana yagiye ivugana namwe incuro nyinshi,
igenda ibatumaho abahanuzi batandukanye mu bitaho ngaho, ariko washatse ingingo igiye kukurengera mama, yewe papa shaka ingingo igiye kukurengera, igiye noetando bne raya tuta ene esta, shaka ingingo igiye kukurengera topi ene etando bne raya tuta ene esta, shaka ingingo igiye kukurengera. Mwariye iby'imfubyi murabimaze, mwariye iby'abapfakazi murabimaze, mwariye iby'abakene murabimaze. Uwiteka araje. Izo nyubako mwarazubatse rwose zijya hejuru rwose ziba imiturirwa, ariko se Uwiteka araje kandi Uwiteka naza nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Nimwumve uko Uwiteka avugana nawe, nta buye rigiye gusigara rigeretse ku rindi. Nibyo koko washaka ibikorohereza, ariko Uwiteka araje. Uri muri hesha amahoro mu mutima wawe, nawe ubwawe urabizi ko nta mahoro arimo, urabizi ko nta mahoro ufite, kuko ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Uwiteka avuga. Rwose genda ukora amabi, ubarongora ubasambanye, ariko Uwiteka aje kubishyira ku mugaragaro, agiye kubishyira ku mugaragaro. Bigiye kwisobanura, biraza kumenyekana aho waciye nuko wagenda, biraza kumenyekana nayo mafu biramenyekana. Zisenywe. Umukiranutsi yakora iki yemwe? Yakora iki? Yasenga, yakwizera, yabana n'Imana. None wowe Imana yambwiye ngo mbabwire ngo yemwe murabikora mukabi mbere mwega mukagira ngo ihwanye namwe, ariko Imana iraje. Imana irabwira ngo dore isi yuzuye yewe muborogo icuraburindi. Abantu baragenda batazi iyo bajya, nta cyerekezo cy'ubuzima bafite, ariko yemwe ngabaza kumva bakumvira. Nimugaruke, ibyo mwahawe n'Imana nimubirindisha isengesho. Yemwe mwabantu mwubatse ingo mwe, nongere mbagarukeho. Imana yambwiye ngo mwabagore mwe, mwabagabo mwe, yemwe mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwamaze gutandukana mu buryo bw'ibanga bikomeye. Ari imbaraga za gishitani, dayimoni yasabye izi ngo zanyu, yarabasabye, murabihiwe mu rukundo. Mwamaze gutandukana, cyakoze mu bantu urafatisha koshi ugende, uratse imodoka rwose muri kumwe mu nama runaka mwagiyemo, ariko tayari umwe ararara mu cyumba cyiwe, undi ararara mu cyumba cye, kandi mwarabavuga butumwa, ndetse muraririmbira mu makorari amwe, ariko byararangiye. Ahubwo nukujya hariya watera ikorasi, ugatera ikorasi kubitira umugabo mu ikorasi, ngo urimo uramucyurira mu ikorasi. Mbene ibintu by'Imana byaje mihangana, n'ihangano risigaye ririho. Imana iraje. No etando bne raya tuta ene staya. Imana iraje. Nihangana gusa, ariko Imana iraje. Imana irambwira ngo mbabwira ngo ntago muzi ikirere muri gukiniramo, ntago kikiri cya kindi. Hoya kuko ikirere mukiniramo cyamaze kwatakwa. Imana irambwira ngo yemwe nimugaruke ku rufatiro. Irimo iravugana n'abatahajuru, abavuga ko bazataha ijuru. Imana ishimwe, niba Imana yantumyeho. Imana itugirire neza. Niba wumva ko uri umutahajuru, umva buno butumwa, ongera uhindukire. Hari uko umugabo wajyaga yinjira amazi ukayashyira aho ngaho rwose, ukamukarabya ukamukuraho amasogisi, ariko byamaze gukama kubera kwa kundi Satani yagize gute, yamaze kwinjira. Imana ibatabare, ongera ugarure wa muhamagaro wawe. Imana yamuguhaye izi mpamvu. Imana itugirire neza. Nawe uri muririrwa rwose imanza nizo zagize gute, zigutunze. Imana yambwiye ngo yemwe mwagarutse. Hari umurindizi ujya uvuga ngo ngitungurwa riraje buri wese asubizwe we, ugiye gusubizwa n'uwo wakorewe. Itungurwa riraje buri wese asubizwe, ugiye gusubizwa n'uwo wakoreye. Niba ari umuntu wakoreye ugiye gusubizwa, niba ari Imana wakoreye kandi nabwo ugiye gusubizwa. Itungurwa riraje. Itungura ryaba mu gicuku cyane ijoro waryamye, mwaryamye abantu bashyizweyo, itungura rikaza. Ese ntutungurwa biraza kukugendera bite? Nane kutaya bne dra. Warabwirije rwose,
wavuze ubutumwa, warahanuye, wafashije abapfakazi, ariko sibanze umenye ubafashije ari ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, cyangwa ukari kugira ngo ahubwo wowe bimenyekane kuri gufasha. Topi enetando biene draya tuta eneta itungurwa riraje, buri wese asubizwe, buri wese asubizwe, itungura riraje, itungura riraje, Imana iraje, Imana iraje. Waratoranyijwe mu rwego runaka, uratoranwa kugira ngo nyamara aba baturage bavugire neza, yego abakristo bavugire neza, ariko ni wowe uri muri abapyinagaza. Itungurwa riraje, umwami wakoreye kugira ngo aguhembe. Imana ishimwe. Ndimo ndavugana n'umutahajuru, uwo niwe ndi kuvugana nawe, n'umutahajuru. Niba wumva ko wowe urakorera isi muzayigumamo, ntabwo uri buze kumva buno butumwa ndimo ndagira gute, ndimo ndavuga. Ariko niba ushaka guhindukira, wareka ingeso zawe mbi ugahindukira, ukaza ukegera Imana. Imana itugirire neza, Imana ishimwe. Zari izo message Yesu yampaye. Reka tuvugire ijambo ry'Imana, murarizi cyane, riri muri Yobu ibice 28 nepo nsomera umurongo waho n'uwa mbere. Imana ishimwe. Haleluya, amen, haleluya. Amen, amen, amen. Adusubire mu izina ryayo. Amen, amen. Yobu 28 umurongo wa 28 haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore ko baho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijoka. Amen. Uyu nguyu Yobu uri kuvuga muri Bibiliya akaka ntabwo ngo reka uyitwa tumwe nkureye, ahubwo nge nawe twivuge uko Uwiteka Imana ari maraza kubwira. Yantumye araza gutuma n'abandi, azatuma n'abandi, ngo maze ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute, niko kujijuka. Imana itugirire neza. Niwe wari utumweho, Imana ishimwe, kugira ngo ureke ingeso zawe mbi. Ntago uzatera imbere ari uko wahuguje iby'abandi, ntago uzatera imbere kuko wagambaniye mugenzi wawe, ntago uzatera imbere kuko washyuhije inkuru y'umuturanyi. Hoya, 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 ntago uzatera imbere kubw'ibyo ngibyo. Imana itugirire neza. Abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, n'abandi bari mu nzira, muze mwisiga. abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, abandi bari mu nzira, yuze mwisigara. Haleluya. Abagezeyo baragwiriye. Kuba wavuga ukumvikana ntago ari byo turi kureba, ahubwo uracyari mu nzira. Haleluya. Nta gihombo Uwiteka afite kuba wowe ubwawe. Ese bundi byabimaze iki? Nabwira abantu nkabicyapa bakambuka ariko nge nkasigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezeza umwana w'intama, abandi bari mu nzira aribo batwebwe. Ni muze mwe gusigara. Imana iduhana n'umugisha. Amen, amen, amen. Mana iguha umugisha, katuvuga ngo imbaraga n'amavuta ntibikakubureho, kandi tugushimiye kubwo kumvira Imana. Ariko ntabwo wabirangije. Nene kutaya biene edraya tuta ene etando hatini ni kuwa dotari harasisimini kontre rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando imanish hatini ni kuwa dotaya harasisimini kontre hatimi chasse grome hatini mwumve uko Uwiteka avuze. Hatini ni kuwa dotaya harasisimini kontre hatimi chasse grome. Haravuze Uwiteka ngo araje. Ati kandi koko araje. Uwiteka aravuze ngo araje, aje gutwikurura. Niko Uwiteka avuze. Haravuze ngo dore, ati dore
uwiteka avuganye namwe ati nimukureho inzitwazo ndetse n'izindi byishingikirizo mwakwishyira imbere, niko uwiteka avuze. nane kutayo bienedraya tutayene etando, haravuze ngo dore haracyari gutoranya, niko uwiteka avuze. ati kandi ati ibyo mwabonye ni bitoya, niko uwiteka avuze. nane kutayo bienedraya tutayene etando, araje haje kwinjira mu mabotike, haje kwinjira ati dore ati yemwe ati insengero mwazihinduye ati nk'amabotike abantu ati bakoreramo ati ubucuruzi bwa buri munsi. uwiteka araje nane kutayo bienedraya tutayene etando, ati mwihinduye uko ntabahamagaye. uwiteka ndavuze ngo dore ndaje, ati mubisa nk'akavuyo, ati niko nje kurokora abanjye, ati niko nje gutabaramo abanjye. nane kutayo bienedraya tutayene etaya, haravuze uwiteka ngo dore araje, aravuze ngo aje kubonana ati n'abantu ati mwagiye mukuraho ati inyama nagiye mbashyiraho, niko uwiteka avuze. nane kutayo bienedraya, haravuze ngo araje aje kubabaza iyo nyama mwakuyeho, niko uwiteka avuze. aje kubonana n'abantu ati muzanyu ati mwahinduye. uwiteka araje aje kubabaza uko yabaremye nuko mwabigenje. ati dore Satani yazanye ubwenge bwinshi abuzana ku bantu ba. nane kutayo bienedraya, abazanira ibyatuma bayoba kugira ngo ubuntu bwanjye bubaveho, ariko ntimwabyumva. uwiteka ndaje nje kubarana namwe. topieneetando bienedraya tutayene, haravuze ngo dore ati ndaje, ati nje mu ngo zanyu za buri munsi, ati ukora murara ati mukubitana inkokora za buri munsi. uwiteka ndaje, ati dore mwayiriyohereje, ati yewe mwariyohereje ngo ntabwo uwiteka ndaje, uwiteka ndaje, niko mvuganye nawe. ati dore aho byakomereye byaje mu banjye, babandi bagendanaga nanjye, babandi batinyaga ijwi ryanjye. nane kutayo bienedraya, bamwe baje gucika imigongo bitewe n'uko imbyaro zabo barimo barazirangiriza hasi. nane kutayo bienedraya tutayene esitari, ati dore ati dore ati mo murahamagarwa ati ni impinja, niko uwiteka avuze. nane kutayo bienedraya tutayene esitari, arababaza uwiteka ngo se ninde wabahaye ubwo bwenge? ati si bwenge ninjye uwiteka wubahaye, ati cyangwa n'ubwenge? ati yewe bwaha ku isi. topieneetando, ati ndi Imana ati zi kugenderera abantu banjye, ati ndi Imana ati vugana n'abanjye, ati ariko dore mwaranyimuye, ati musigaye ati mwumvira ndi majwi, ati atari njye uwiteka. aravuze uwiteka ngo yemwe ati nimugendane nanjye, niko uwiteka. topieneetando bienedraya, ati dore ati si ati cuze ati cura burindi, ati no etaya bienedraya tutayene. arababwiye ngo abanjye nimunkungireho, niko uwiteka avuze. ati n'igihe uwiteka aje gutanga ati uburinzi budasanzwe. nane kutayo bienedraya, ati n'igihe uwiteka aje gutanga ati yemwe ati uburinzi budasanzwe. arababwiye ngo dore ati dore ati nimukuri nzitwaza aho ngaho. nane kutayo bienedraya, ati ndatunguranye mu bicuku bya nijoro, ati abantu baryamye bashyizweyo, ati ndatunguranye ati kandi koko ndatunguranye, ati niko uwiteka avuga. nane kutayo bienedraya tutayene, ati yamwe ati naravuze ati nararanguruye, ati ariko nukuri ndatunguranye, ati yemwe ndatunguranye, ati ndagutunguye, ati ndagusanga hehe? ati se ndasanga uri gukora ibyo gukiranuka, ati cyangwa ndasanga ati uri mu bizira bya bibi. no etaya
biyene draya tuta ene etando uwiteka aravuze ngo dore ati nigihaje ati kandaje bucece ataratunguranye ati ndaje muri birukoreramo ati ndaje mu rwego runakurimo ati ndaje ati yemwe nubwo mwacecekesha mu rusengero ati ntabwo ngi witeka ati nzaceceka ati kandi hanyuma y'ibi ngibi ati yewe ati ndatwikuruye ati kandi biramenyekanye ati niko uwiteka avuze atuza ubwenge nagaruke ati kandi kibabaje atabari kubyica ati niba bandi navuganye nabo ati niba bandi nahaye amasezerano ati niba bandi natabaye niba bandi nahaye uburinzi niba bandi nagiriye neza no biyambuye ishusho ati yewe ati nabambitse ati bashaka kugenda nkuko abandi bagenda ati nkuko bagiye bagahindura ati mu mahanga yose ati bakavuga ibyanjye ati ahubwo barabahinduye uwiteka aravuze ngo araje nende kutaya bianedraya tutaye netando ati dore ati ubutinganyi yemwe ati bwaramamaye atari kuwiteka araje ati kubera kubamwe ati mwemere kizira kikinjira ati uwiteka araje ati kandi ko karatwikuruye nende kutaya bianedraya tutaye netando akababwira ngo abantu nimusenge ati yemwe mwabagabo mwe nimusenge ati nimusenge ati kuko haje ibyorezo byinshi ati bigiye kubanyaga ati ubugabo bwanyu niko uwiteka avuze nane kutaya biyene edraya tutaye ne etando ati dore ibije ni byinshi ati kuko umwanzi satani ati yasutse ati yemwe ati ibyorezo ati bigiye bitandukanye arababwiye uwiteka ngo nimwongere ati mukubita ivi ati wasenga uri imbere y'igitanda cyawe ati wasenga uri muri saro ati wasenga ati uwiteka nje kumva ati kandi hamwe n'abera banje bagiye gutaka ati ndi Imana igiye kweyurura ati kirere ati ngiye kongera kugaruka bundi busasa ati nje gukorana n'abanje niko uwiteka avuze aravuze ngo nimuve mu gahuge nko kwiganyira ati kurusaku rwishi ati ahubwo munyegere ati kuko ngiye kongera gusuka imbaraga zanjye zidasanzwe nane kutaya bianedraya tutaye netando uwiteka aravuze ngo yemwe ati yemwe bataha juru ati ni mube maso ati ni igihe kigoye ati kandi kiruhije ati satani ari kuza yogosha abantu banje ati ariko kuko ndi uwiteka ati mfite ukuntu nje kubarwanirira aravuze ngo ati nimuhagarare ati yemwe ati munyaka imbaraga ati kuko ati ubwenge bw'isi bwo buragwiriye ati ariko abari kumwe nanjye ati ndi Imana ibarwaniriye ati ndi Imana ibatabaye ati yemwe ati ndi muri mwebwe ati mvugira muri mwebwe ati ngendana namwe ati nahandi mujya kushakira ati ndi muri mwebwe ati niko uwiteka avuze arababwiye ngo dore ati kuko ndi muri mwebwe ati niyo mpamvu ati nje gukora imirimo ati nje gutabara abanje ati nje kurengera abanje ati niko uwiteka avuze ati nuwanyabye gatandukira ati niyongera ngarukeho ati yongere asaba izindi mbaraga ati ndi Imana ije gutwikurura ati kandi Imana none ati nje kwambika abanje ati niko uwiteka avuze aravuze ngo nimwongere ati mukenyere amatabaza yanyu ati yongere yake niko uwiteka avuze aravuze ngo ni Imana ati tunguranye ati mu bicuku bya nijoro abantu baryamye bashyizweyo uwiteka aratunguranye ati kandi ko karaje ati nta nahamwe atazinjira ati nta nahamwe azahezwa ati nta nahamwe azasubizwa inyuma ati kuko wari hagurukiye uwiteka niko yavuganaga namwe shalomo 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 amen amen Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka uyu numujakazi wawe aragabanyukiwe komeza umwuzurize kandi imbaraga n'amavuta ntibikamuhere misi yose mu mugisha wo kwitanga akakubera igikoresho muri kano kanya komeze kumwuzuza imbaraga n'amavuta kandi aya mavuta ntakagabanuke ahore acanye ku mabara nijoro ngamugenza nyagwa ku ngoma rero kandi umugisha mu byose mu izina rya Yesu amen Claire karam muraho neza nepo Imana igumugisha amen gwo kumvira Imana amen imbaraga n'amavuta rero ntibikakubureho kandi Imana ikwishimire yego niwumva nabura wenda turigana ku musozo w'ikiganiro cyacu inshuti bavamo duteze amatwi muri kano kanya nuko nkuko byari bidufashe kandi uwumva yumviye ibyo gukosora ugomba kubikosora yabyumvishe habwirwa benshi hakumva bene Claire sinzi bari cyo wakongeraho ku butumwa Imana ikunyujejemo nimba byihari cyangwa nimba ntihagihari turagusaba utanga nimero ya telefone usengera abantu b'Imana twigane ku musozo Imana ibahumugisha acyo nakongeraho yakunda kuba ngo hanyuma yo ya nyiri jambo yavuze nta kindi cyacyongerwa yego nimero yanjye ni 0785 3 10
311 07 8 5 3 10 311. Mana yacu nziza, Haleluya. urera kandi urakiranuka, cyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira, uko warurikera n'isaha ni kuri, izina ryawe ndirihabwa icyubahiro. Ndagushimye kubw'umugambi wawe mwiza, ndagushimye kubw'imvugo yawe, nyemerera uyikurikirane Mana, abo kurinda ubarinde, abo gutabara ubatabare. Turasenze Mwami kugira ngo uhagarare ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ubwo ubwenge bubaye bwinshi, ubwoko bwawe wongera utugarukeho, wongera udutabare, wongera uturokore mu izina rya Yesu. Ubwo abantu bari baguye umwuma ubasubizemo imbaraga Mwami, wongera ubahembure. Ndagushimye Mwami, abari ku gisasiro cy'uburwayi ugenda ubasange ubakize mu izina rya Yesu. Abihebye wongera ubagereyo, ubahereza ibyishimo. Ababonaga ko bizabarangiriyeho wongera ubasubireho Mwami, ukora imirimo n'ibitangaza. Ndagushimye rero kuko imirimo, ndagushimye ko Uwiteka we wigaragaje. Ngaho utegeka uganze, tubisabye twizeye izina rya Yesu. Amen.